mumeze mute bantu banjye, aho muri hose ndabasuje mu bihugu bigiye bitandukanye. Imana ikomeze ibahe umugisha. Umunsi rero tugiye guteka umuceri uvanze mu birayi, ku ruhande duteke n'imboga n'agahaza ku ruhande. Aho ngaho rero mu muceri wacu twashatse ko dushyiramo karoti. Twabanjije karoti mu mavuta, tumaze kuzibanzamo zitarashya neza duhita dushyiramo inyanya zirimo green pepper na onion n'igitunguru, zirimo pavuro n'igitunguru. Tuzishyira ku muriro, turazivanga turi kugira ngo inyanya zishye. Hafi aho twari turimo duhata ibirayi, tumaze kubihata turabyoza turabikata. Inyanya niko zari zihiye, zimaze gushya dushyiramo tomato paste yacu, salisa iwacu, kugira ngo nyine ibiryo bize kuba bisa neza bitukura. Umuntu ukunda ibiryo bitukuye nkanjye aze kubinyereka muri comment. Aho nkuko mubibona rero inyanya zacu zari zimaze gushya, twashyizemo na salisa. Urabona ko nyine isosi yacu isa neza cyane. As you can see, kambange mu Cyongereza. Aho rero tugiye gushyiramo ibirayi. Ibirayi byacu birasa neza, urabishyiramo nyine. Wamara kubishyiramo muri ya sosi yahiye irimo ikirungo, ukayivanga kugira ngo nyine ibirayi bihindure nyine isura, bifate ikirungo. Nta bindi birungo bindi twashyizemo, ni tomato paste, ni salisa twashyizemo n'inyanya. Urumva ntago ngiye nk'undi birungo, cyo koza ikirungo nkunda ni kibe magi, nicyo kirungo cyonyine nkoresha. Aho ngaho twari turimo tuvanga ibirayi byacu kugira ngo bihure n'isosi nyine. Urabona ko bisa neza. Tumaze kubivanga byahuye n'isosi, twahise dushyiramo amazi. Biba byiza rero ko amazi ushobora kuyashyiramo ashyushye cyangwa se ukayashyiramo akonje, ariko ashyushye niyo meza. Aho rero byari birimo birabira. Umuceri twari tumaze kuwutoranya hafi ku ruhande, turawuronga. Tumaze kuwuronga tuwushyiramo. Umuceri uwushyira mu ibyo birayi byabize byatogose, kugira ngo iyo ushyize mu birayi byatogose ntagushirira. Kandi wirinda kugira iyo washyizemo umuceri wirinda kubivanga, wirinda gukozamo ikimamiyo hasi kugira ngo umuceri udashirira, kandi ukawutekesha umuriro muke. Ushyiramo amazi ashyushye rero kugira ngo umuceri bidasubira inyuma. Aho rero murabona ko byari bihiye si the food. Hafi aho twahise dukata agahaza ku ruhande, turakoza dukuramo imbuto. Tumaze gukuramo imbuto tugashyira hehe ku muriro. Naho byari birimo biratogota. Bimaze gushya, ibihaza bimaze gushya, twahise dukata igisusa. Abantu bakunda ibisusa mubitwereke muri comment. Ibisusa twarabifashe turabisusura. Tumaze kubisusura turabikata. Tumaze kubikata turimo turabikata, ukata duto duto. Wamara kudukata ukata inyanya vuba, ugateka isosi nk'uko duteka nyine imboga nabigishije. Then igisusa ukakibiza. Urabanza ukakibiza kugira ngo kivemo nyine ubukana na biriya buntu bumeze nk'ubuhanda, kugira ngo gishye. Wamara kukibiza ukagishyira muri munuze, ukagikura ku muriro, ukacyumutsa, ukagikamura kugira ngo kivemo amazi. Aho twari turimo tugikamura, ukagikamura cyane kugira ngo kivemo amazi. Guys, mbibutsa ko umuntu ukunda video zacu, ukunda ibyo tumwigisha, niba ubikunda wabigerageza mu rugo iwanyu, ugakora comment, ugakora subscribe, ukanabisangiza n'abandi bantu kugira ngo barusheho kumenya guteka no kumenya guteka ibintu bitandukanye. Mwamudufashije cyane mukoze subscribe. Igisusa cyarahiye, murabona ko twari ibiryo nyine si the food. Ureba igihaza, ureba igisusa cyari kiryoshye.
nk'abantu mu inshuti zanjye. Iki gisusa nanjye nakiye ndavuga ati ebana uzi guteka kabisa. Navuze ati Rose uzi guteka pe. Reba icyo gisusa, urebe ibyo birayi ukuntu bisa neza, bivanze n'iki n'umuceri, urebe n'agahaza ku ruhande. Thank you so much.